iyi minsi dusohoyemo dukeneye ubwenge bw'Imana cyangwa ntabwo dukeneye? Wabonye aho umuntu yiga akaminuza ariko akibagirwa kugenda yambaye, ukambara ubusubizi kandi ubishaka, nyamara mwarimu yarakwigishije ku ishuri, warize pe, wari n'umuhanga, wazanaga n'amanota menshi, ariko ukagenda mu muhanda wibagiwe kwambara, kugeza ubwo utambuka abantu bose bagashimana inzara, kugeza ubwo utambuka n'umwana mutoya akarangazwa nuko wibagiwe kwambara, nyamara ubwenge bw'isi urabufite. Nongeye kubasuhuza nanone inshuti za Mukantwari Vestine, abakunzi banjye mumaze kuba benshi, maze kuba benshi. Imana ijye ibaha umugisha, Imana ijye ibaha umugisha. Iyo mumbwira ngo murankunda biranezeza, iyo mumbwira ngo cyonyine ngo mwifuza no kunsura, nukuri mbahaye ikaze, mujye munsura, nkunda abantu b'Imana. Tugarutse rero nanone mu ijambo ry'Imana, tuhuza ijambo ry'Imana ndaritura abantu ku isi yose, isi yose ntimumaze kuba abantu banjye ubundi. Abantu mwese mwemera Imana ntimumaze kuba abantu ba Mukantwari. Ndabasuhuje rero abari mu bihugu bitandukanye, ibihugu by'abaturanyi, East Africa, ibihugu by'Uburayi, ndabasuhuje mwese mugira amahoro. Ndabasuhuje Mukantwari Vestine, numva nariyemeje kubakunda, nimva nariyemeje kubasangiza ibyo nzi byose, kugira ngo dufatanye iby'uru rugendo rujya mu ijuru, kandi mbingingira muri Kristo Yesu kugira ngo twumve icyo Imana ishaka ku bugingo bwacu, twumve icyo Imana ishaka mu buzima bwacu, kuko nitubana neza n'Imana bizatworohera no kubana n'abantu. Niba ijambo ry'Imana ritubwira ngo mugire umwete wo kwezwa no kubana n'abantu bose amahoro, kuko utejejwe atazareba umwami Imana, ntabwo washobora kubana n'abantu neza utabanye neza n'Imana, kandi nanone ntiwabana neza n'Imana utabanye neza n'abantu. Rero ngarutse kukubwira ikintu twagakoze kugira ngo tubashe kubana neza n'Imana, tubashe kubana neza n'abantu, kandi tujyane n'ubusabane n'ijuru, duharane n'amateraniro yo mu mutima. Si amateraniro yo mu mutima urayazi? Ntabwo wagira amateraniro yo mu mutima utabana neza n'abantu, ntibibaho. Ntabwo wagira amateraniro yo mu mutima uri umunyamwaga, ntabwo wagira amateraniro yo mu mutima uri umunyamushiha, ntabwo wagira amateraniro yo mu mutima ugira urugomo, ntabwo wagira amateraniro yo mu mutima utagira ukuri, ntabwo wagira amateraniro yo mu mutima uri umuriganya. Uzi kubaho uri umwambuzi, ntabwo wagira amateraniro yo mu mutima itekura wikanga uwo wambuye muhuye. Hari ibintu byinshi bitwambura amahoro yo mu mutima. Udafite amahoro mu mutima rero n'amateraniro mu mutima biragoye kuyagira. Iyo udafite amahoro mu mutima uhorana amaganya. Iyo udagira amahoro mu mutima wumva ari wowe warushye wenyine. Iyo utagira amahoro yo mu mutima unyagiranwa n'abandi ukaba ari wowe utoha. Iyo utafite amahoro mu mutima, amahoro yo mu mutima muyashakishe paka muyabonye, kandi kugira ngo amahoro mu mutima uyashake uyabone, ndababwira intwari 5 uri bukoresha kugira ngo aya mahoro mu mutima uyabone. Intwari 5 wakoresha kugira ngo ugire amahoro mu mutima, kuko amahoro mu mutima abantu barayabuze, isi buza amahoro mu mutima, kandi udafite amahoro mu mutima uyabuza n'abandi. Warubizi? Iyo udafite amahoro mu mutima
uyabuza abandi kuko ntago ubutekanye. Reka dutangire dusenga Imana. Ndagushimye Mana yacu, gushimiye yuko nanone tugarutse turi bazima. Turagushimye ko watwongereye iminsi yo kubaho. Turagushimiye Kristo ko hari byinshi byagerageje kutwambura ijambo ariko duhagararaho. Hari byadutesheje agaciro urakadusubiza. Hari byaturijije uraduhoza. Hari byashatse kutwambura ubuzima, urangije uravuga ngo tubeho tubaho. Uwiteka turagushimye kuko wabaye mu ruhande rwacu, himbazwe cyoro kibi cyawe. Tugarutse muri wa mwanya mwiza udushakamo gusoma ijambo ryawe. Tugarutse muri ya materaniro nanone Kristo. Tugarutse muri cyagiye cyiza cyo kwibukiranya neza watugiriye. Tugarutse muri cyagiye cyiza cyo kwirebaho kugira ngo twite no kwiherezo ry'ubuzima bwacu. Ubihimbarizwe. Ndasenze nanone ngo uyu munsi uweze kandi natwe tweze, ezi imitima bagiye gukurikirana iri jambo, kandi nanjye Uwiteka unkoze ikara ryaka ku munwa unyeze, kugira ngo ibyo mbwira abandi Kristo bizangarukira ari umugisha. Senge abatisi yose kugira ngo bahe amahoro mu mutima. Hagarika imbaraga zose zitavuga Imana muri aka kanya mu izina rya Yesu. Cecekesha amajwi yose atavuga Imana muri aka kanya mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana ziganze kandi zisura imitima buri muntu wese ugerageza gukurikirira ijambo, abone igisubizo Uwiteka Imana gikwiranye n'ikibazo afite, kuko uri umuhoza w'abarira mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. Munsi nateguye ijambo turi busange mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto. Fate Bibiliya zacu dusome. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cyaho cya mbere. Igice cyaho cya mbere ku murongo waho wa 18. Turagarukira ku murongo waho wa 29. Ndasoma nihuta. Ijambo ry'Imana umutwe w'amagambo uravuga ngo uburyo ubwenge bw'Imana bunyuranye n'ubw'isi. Ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana. Kuko byanditswe ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga, nzabuhindura ubusa. Mbese none umunyabwenge ari he? Umwanditsi ari he? Munyampaka wo muri iki gihe ari he? Ubwenge bw'iyi si Imana ntiyabuhinduye ubupfu, kuko ubwo bwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Dore Abayuda basaba ibimenyetso, naho Abagiriki bo bashaka ubwenge. Ariko twebweho tubabwiriza ibya Kristo wabambwe, uwo ku Bayuda ni ikigusha, ku banyamahanga ni ubupfu. Ariko ku bahamagawe n'Abayuda n'Abagiriki ni Kristo, ari we mbaraga z'Imana kandi n'ubwenge bwayo. Kuko ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge, kandi intege nke z'Imana zirusha abantu imbaraga. Muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data, yuko ab'ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi, n'abakomeye bahamagawe atari benshi, n'imfura zahamagawe atari nyinshi. Ahubwo Imana yatoranyije abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge.
kandi yatoranyije ibinyantege nke byo mu isi ngo ikoze isoni bikomeye, kandi n'ibyoreje byo mu isi n'ibihinyurwa n'ibitariho Imana yarabitoranije ngo ihindure ubusa ibiriho, kugira ngo hatagira umuntu wirata imbere y'Imana. Niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu waduhinduriye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa, kugira ngo bibe nk'uko byanditswe ngo uwirata yirate Uwiteka. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Natangiye mbabwira ngo dushakashakisha ikintu cyose twakora kugira ngo Imana yacu yishime ku bwacu. Natangiye mbabwira ngo udafite amahoro yo mu mutima, amahoro yo mu mutima utayafite biragoranye cyane kugira ngo ugire n'amateraniro mu mutima. None iri jambo ry'Imana riratubwiye ngo uburyo ubwenge bw'Imana bunyuranye n'ubw'isi. Intego y'ijambo uyu munsi nabategure iravuga ngo tunga ubwenge bw'Imana, niba utabufite uyisabe irabuguhera ubuntu. Tunga ubwenge bw'Imana, niba utabufite irabuguhera ubuntu. Dukwiriye gutunga ubwenge bw'Imana. Umuntu ubaye hatagira ubwenge ntamenye n'ibyo avuga. Umuntu udafite ubwenge nta nubwo ashobora no kugira amahoro, nta n'umutekano agira, ko kuwubwo arayibuza. Iyo udafite ubwenge wibuza n'umutekano. Bishoboka gute ukuntu ushobora kuba ukorera amafaranga yakuvunnye n'ukuri, amafaranga yakuvunnye, warangiza ayo mafaranga wahembwa agashira utayagejeje mu rugo. Ubwonko bwawe n'ubwenge bwawe ukahita bukubwira ngo ukwiriye kujya kuruhuka no kwinezeza. Ukibagirwa ko ufite umugore, ukibagirwa ko ufite abana, ukibagirwa ko ukodesha inzu, ukibagirwa ko wishyura umutekano, ukibagirwa yuko wishyura buri kimwe cyose, ko n'umwana agomba gukenera, ukibagirwa ko na mitiweli itishyuye. Kandi mu by'ukuri ufite ubwenge, warize mu ishuri, wicaye ku ntebe y'ishuri uriga. Wicaye ku ntebe y'ishuri uriga, uraminuza, ashoboka yose warayize n'ukuri. Ubwo n'ubwenge wahawe na mwarimu, ariko ukeneye n'ubwenge bw'Imana. Hari ibintu ushobora kubwira umuntu akahita avuga ati wowe uraciriritse, uri hasi cyane, nta n'ubwenge ugira. Ariko nasomye ijambo ry'Imana muri Yobu ibice 28 umurongo wa 28. Jambo ravuga ngo dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ayiwe, dukeneye ubwenge bw'Imana cyangwa ntabwo dukeneye? Iyi minsi dusohoyemo dukeneye ubwenge bw'Imana cyangwa ntabwo dukeneye? Wabonye aho umuntu yiga akaminuza ariko akibagirwa kugenda yambaye, ukambara ubusubizi kandi ubishaka. Nyamara mwarimu yarakwigishije ku ishuri, warize pe, wari n'umuhanga, wazanaga n'amanota menshi, ariko ukagenda mu muhanda wibagiwe kwambara, kugeza ubwo utambuka abantu bose bagashimana inzara, kugeza ubwo utambuka n'umwana mutoya akarangazwa nuko wibagiwe kwambara. Nyamara ubwenge bw'isura bufite. Uyu muntu ahuye na Vestina nkamubwira ngo wa mubyeyi we wibagiwe kwambara, ubutaha ujye wambara ijipo igeze hariya, ahita abona uri umupfu,
ahita abona nta kintu usobanuye, ahita abona ibintu urimo rwose warasigaye inyuma mu iterambere, ahita abona rwose uri umuturage uciriritse uri aho ngaho. Ariko ijambo ry'Imana umva ko ryatubwiye ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu. Ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana. Ubwenge bw'Imana turabukeneye. Dukeneye ubwenge bw'Imana mu mivugire, dukeneye ubwenge bw'Imana mu myambarire, dukeneye ubwenge bw'Imana mu mirire, yewe dukeneye ubwenge bw'Imana turi mu kirori. Nigeze nataha ubukwe ndumirwa, Mukantwari ndumirwa, kubona uri umupapa mwiza wambaye ikositime nziza, ushaka bariyo cyangwa wayikodesheje, ukajya kuri bife ukarura ibiryo kugeza ubwo ibiryo bigenda bitaka, ubizi neza ko inyuma ya hari abantu barenga 800 kandi nabo bagomba kugenda bafashe ku ifunguro. Ukeneye ubwenge bw'Imana bukugeza kuri bife, ukamenya yuko ugomba gushyiraho ifiriti 3, ugomba gushyiraho igitoki kimwe. Ubwenge bw'Imana ugomba kukwereka ko niba hari umuceri w'ipirawo n'umweru, shyiraho ubwoko bumwe bw'umuceri, ku buryo ujya kugera kuri salade ibiryo byatonze byageze aha, wareba ugasanga uwo muntu ubikoze ni ukuri kw'Imana, yakagombye kuba ari macuwa. Dukeneye ubwenge bw'Imana kugeza ubwo abantu bose na kamera z'ubukwe zigukurura, inyama igenda itakara, ibiryo bigwa kuri karavati. Mama, ukeneye ubwenge bw'Imana. Ahantu ugera kuri serivisi wajya kwarura ibyo kurya, kabone nubwo waba ukennye wawe, wigaragaza inda mu bantu. Dukeneye ubwenge bw'Imana n'umwifato. Ubwenge bw'Imana buguha umwifato, ubwenge bw'Imana bukwereka uko witwara mu bantu, ubwenge bw'Imana bukwigisha uko wicara, ubwenge bw'Imana bukwigisha uko uvuga, ubwenge bw'Imana buraguhwitura ukamenya yuko hari isaha ugomba kutarenza utari wagera mu rugo. Murumva tudakeneye ubwenge bw'Imana? Imana itugirire neza. Kugeza ubwo uyu munsi usigaye ureba umuntu ukijijwe n'udakijijwe, kubatandukanya bikananirana. Watangiye uri umukristo, ariko uyu munsi nawe wabaye nk'abandi bose. Imana intabare, Imana ingirire neza, kandi Imana inyambike imbaraga z'umutima, ime guhamya no kuvugisha ukuri. Watangiye uri umurokore mwiza, watangiye uri umukristo mwiza, watangiye wambara wikwiza. Uyu munsi usigaye wambara imyenda ngo wambaye umwenda muremure ugasatura ukageza mu itako, itako ryose rikagenda riri hanze. Watangiye usokoza natirere yawe ari nziza, ariko uyu munsi byabaye iby'abaturage. Dore Yesu araje kandi ageze ku rugi, Yesu ari gukomanga, Yesu ari kukuburira, aracyakwinginga akubwira ngo ngwino, ngwino aguhe ubwenge. Niba udafite ubwenge ngwino ubugure ku Mana. Imana irashaka kuguha ubwenge. Ndagira ngo mbarahira ukuri n'ukuri kw'iyo mu ijuru, nimubaho muri ubu buzima mudafite ubwenge, ntago muri bubeho, ntago muri bashe kubaho. Ubwenge butandukanye n'ubucakura, ubwenge butandukanye n'uburyarya. Ubwenge bw'Imana iyo ubufite ugira umwifato muzima. Ubwenge bw'Imana iyo ubufite ubasha kurobanura inshuti ugendana nazo. Nusaba Imana ubwenge izakurobanura inshuti ukwiriye kugendana nazo. Gute wirirgurira ngo inshuti ziri kukubabaza, ngo ngukunda abantu batagukunda? Ubaye ufite ubwenge bw'Imana wamenya kujogora inshuti. Menya umuntu uje mu buzima bwawe uzamubwirwa n'icyo udafite ubwenge bw'Imana. Niko mama, udafite ubwenge bw'Imana wabasha kubaho ute muri iyi minsi? Abagabo bananiwe gutanga urukundo mu ngo zabo, akagushaka agashaka Mukantwari ukumundeba uko nguko. Ntabwo ndi umukire cyane, ariko sinanakennye cyane, ndi umuntu w'Imana.
akumva we ubwo iwe yiryamiye ku gitanda ari kundeba kuri kamera nk'uko uri kundeba, ukatuvuga ati njyewe ngiye kwiha intego yo kuhiga Mukantwari mugushe mu cyaha cy'ubusambanyi. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo hagowe uzagusha umwe muri aba bana bato, cyakakwere cyiza ntiwagakwiriye kuba waravutse. Imana izababaza ibyo mubamo. Ubwenge bw'Imana ukwiriye kujya ntago ari ubwo guhiga Mukantwari ngo ngushe, ahubwo ukwiye kugira ubwenge bw'Imana bwo kuvuga ngo Mukantwari Vestina akeneye iki kugira ngo ivugabutumwa ryaguke rigere kure. Ukeneye ubwenge bw'Imana bwo kumenya ngo Vestina ni igiki namufasha kugira ngo byibuze avugira Imana ari kunywa n'amazi. Utekereza ko ndi kuvuga Imana mba ndihe? Utekereza ko mvuye kuvuga Imana ntahahe? Utekereza ko ndi kuvuga Imana ntahagute? Dukeneye ubwenge bw'Imana. Niba urimo kumbwira ngo urankunda, nkunda ubivane mu magambo ubishyire mu bikorwa. Urukundo rw'amagambo rurarangira, nta kintu rumaze. Jambo rikakubwira ngo muzirikane kwa guhamagarwa kwanyu bene data. Zirikana guhamagarwa kwanyu bene data, ngo yuko ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi. Ntago abantu bahamagawe bafite ubwenge ari bo benshi, ntago ari benshi. Ibyo watangiye, uko watangiye usenga niko ugisenga, uko watangiye uvuga Imana niko ukiyivuga, uko watangiye uhamya Imana niko ukimeze, ko watangiye wambara ibirebire uracyabyambara, ko watangiye wisiga amavuta uruhu rwawe ruracyari natirere. Uko Imana ikuzamuye ugumana Imana cyangwa utakaza Imana. Imana irashaka ko tugira ubwenge. Guma uko wari uri ugihamagarwa. Muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data, yuko ubwenge bw'abantu bahamagawe atari bwinshi, n'abakomeye bahamagawe atari benshi, n'imfura zahamagawe atari nyinshi, ahubwo Imana yatoranyije abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge, kandi yatoranyije ibinyantege nke byo mu isi ngo ikoze isoni bikomeye, kandi n'ibyoroheje byo mu isi n'ibihinyurwa bitariho Imana yarabitoranije ngo ibihindure ubusa ibiriho, kugira ngo hatagira umuntu wirata imbere y'Imana. Niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu, waduhindukiye ubwenge kuva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa, kugira ngo bibe nk'uko byanditswe ngo uwirata yirata Uwiteka. Imana ibaha umugisha. Gira intego yo kutunga Imana. Ntago watunga ubwenge udafite Imana. Nubona Imana uzabona n'ubwenge, kuko Imana ni ifite ibyo byose. Iri jambo naribazaniye nishimye, ariko nawe ukurikize amaso yawe ibyo urimo kubona, ibyo amatwi yawe arimo kumva. Wowe ho wiherereye mu nzi wawe, iyo usohotse ugiye hanze, iyo usohokanye abantu utembereye, ese shuti yanjye, uko wasengaga niko ugisenga, uko wumviraga Imana niko ukiyumvira? Na yahe mategeko yahindutse mu mutima wawe yirukanye Imana agahamagara iby'isi cyane? Iby'isi ni byiza turabikunda, ariko tubikunde tunabitunge dufite n'ubwenge bw'Imana. Muzirikane ko itorero rizataha, muzirikane ko abera tuzataha, kandi ugerageze kugira ngo ubashe kubana n'Imana neza, utunga Imana mu mutima kugira ngo ugwize ubwenge, kandi nugwiza ubwenge uzabasha kubana n'abantu bose amahoro. Nubana n'abantu bose amahoro uzagira amateraniro mu mutima. Nubasha kujya amateraniro mu mutima, umwuka wera azatura muri wowe cyane, kandi nugira umwuka wera muri wowe, isi kuyibamo bizakorohera. Ese aka kanya urumva waha Imana ikihe cyifuzo? Ni ikihe cyifuzo waha Imana? Nari nkanguye umutima wawe kugira ngo nawe wibuke aho waguye, wibuke aho wavuye ukagwa, wibuke indangagaciro wahinduye z'umukristo, wibuke amagambo urimo kuvuga muri iyi minsi niba hesha Imana icyubahiro, wibuke ibikorwa byawe urimo gukora uyu munsi niba birimo biravuga Imana neza. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Akanyane n'abategure n'akangaka, tuzasubira ubutaha. Foka amahuri, uce bugufi mu mutima, dusenga Imana. Wongere ubibwire ngo Mana, wongere usubize ku isoko, ngumane guhamagarwa kwanjye, uko twabanaga kera umubano twari dufitanye kera wongere ugaruke.
umwuka wera wagiye wongere ugaruke, impano zasinzire muri njye zongere zikanguke, mbashe kuba muri iyi si itoroshye, isi irimo isiganwa, isi irimo umuvundo, isi irimo umubyigano, ariko byose mbibemo ndi kumwe nawe Mana. Urakoze, ndagushimye Mana, uri mwiza. Hembura ubwoko bwawe, hembura itorero ryawe, rokora igihugu mu izina rya Yesu Kristo, kubw'amaraso y'umwana w'intama w'Imana yameneye ku musaraba i Golgotha, akaba igitambo cyatanzwe ku bwacu. Tubabarire ibyaha byacu, tubabarire gukiranirwa kwacu Mana, tubabarire ibyaha byacu, tubabarire ibyaha by'imiryango yacu, tubabarire ibyaha by'abana bacu, tubabarire ibyaha Uwiteka by'igihugu cyacu, tubabarire ibyaha by'abayobozi babaye gito, tubabarire ibyaha by'abantu Uwiteka barangaye, abatambyi barangaye, inkongoro zikangiza igitambo, tubabarire ibyaha byo mu murimo, tubabarire ibyaha twakoze Kristo tukababaza umutima wawe, twuzuza umwuka wawe wera, twongere tugirane ubusabane n'ijuru. Tubabarire ibyaha byacu, twongere tugirane ubusabane n'Imana. Tubabarire ibyaha byacu, twongere tugire amateraniro yo mu mutima. Tubabarire ibyaha byacu kugira ngo Uwiteka impanda nivuga tuzayumve. Tubabarire ibyaha byacu, amazina yacu yongere kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Tubabarire ibyaha byacu kugira ngo isi yacu tuyigire nziza, tuzasigare nziza kuruta uko twayisanze. Tubabarire ibyaha byacu kandi ubwami bwawe buganze mu isi. Jambo ryawe rigira ububasha mu isi, jambo ryawe rigira ububasha mu mitima y'abantu. Urakoze kuko uri Imana ikomeje guhembura umurimo, ikomeje guhembura abanyetorero, ikomeje guhembura igihugu cyacu. Tukugireho umugisha none n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo, amen.